Takuramye nawe mfo. Shapuri. Ihangane. Sibyo? Wihangane. Imana ikorohereze n'ukuri pe. Ikorohereze rwose. Hakuri kibongari. Kibongari zibyara. Akuzi ko Tiara nawe ifite umushahara umeze nkawe. Ega buriya ntabeshe nje bura nakwemera wenda isi kanyuta kubera imbaraga nkeya zifaranga, ariko ibintu bisaba guturisha umutwe gwanje ubwonko bukaja hamwe buri ku murongo ntaho byo byansuzuguza, ntaho nakwemera ko bingaraguza gato, kandi kugira ngo nawe maso gari kuguha sibyo se. Uboneye umutobe tugamba twiza ko ntaho natura kuri ngege mwese mudahwema kubana natwe mu biganiro bitandukanye, ndetse we wakoze subscribe y'amahoro y'Imana kandi Imana igigumigisha mu byo ukora byose, Imana igibana nawe. Urasuzwa n'umuze Kongomani gasagiye ntawangwa na bose n'ibisanzwe, wowe uri burasirazuba, burengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru n'umujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya gatandatu ya diaspora, aho turavuga bari ku mugabane w'Uburayi, Oceania ndetse n'umugabane wa Afurika ndetse n'umugabane wa Aziya. Tubaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kongera kugaruka kuri filimi yacu The Contract, aho igeze ubu ngubu ibintu bimaze kugera ahantu haryoshye cyane, icyizere kiri kugenda kigaruka, dore ko icyizere cya Nsabi ndetse no kuba ari umuntu ushoboye imirimo yose, kuba yahaza urugo n'umugore byose nabyo byamaze kugaragara. Ndetse ikindi kiryoshye nuko Mitutu umubano we n'umugabo bitabigiye bijya nawe wamaze kuba umeze neza cyane hamwe, ndetse nuko Kiramani ndetse n'umukunzi we Nyambo bameze neza mu cyaro, dore ko Kiramani yagiye kugira ngo yige ibyo atabashije kumenya akiri mutoya, dore ko avuga yuko ashaka kwiga runonko ndetse no kota no kurya ibijumba byokeje mu kibeya. Abantu benshi batazi ikibeya ndetse n'ikwa kundi umuntu ahinga akarunda ibyatsi akabitwika maze muri wa munyoto cyangwa mu wa muriro akotamo ibijumba. Ku muntu wabiriye azi uburyohe bwabyo nibyo yagiye kuba yakiga. Naho ahandi umugabo bita Mitutu ndetse n'umukobwa bita Nana ibyo ntabwo bimeze neza, dore ko yatangiye kurwara mu nda hamuryaga. Turi kwibaza ari cyabigenze kuko turabizi neza ko umukobwa ushobora kunyira imyaka ashobora kuribwa mu nda ari ibintu bibiri byamubayeho, ashobora kuba ari ikibazo cy'uko agiye mu kwezi cyangwa akaba ari ikibazo cy'uko we yaba yakuyemo inda maze bikamukomera cyangwa inda iri kuvamo. Ntabwo twavuga ko inzoka, kubera yuko inzoka zita kibaho muri ubu buzima, bitewe n'uko buri muntu wese amaze gufata inama zo kugira indyo nziza no kunywa amazi meza atetse cyangwa ateguranye isuku, ndetse n'andi mazi atunganyijwe n'ibyuma yabishyizwemo mikorode. Nk'ibisanzwe rero reka dutangire gutya tuvuga ku mugabo bita Kiramani ndetse na Nyambo, aho bameze neza. Kiramani ari kurwanira n'uwo yatwabwira nyirabukwe wakagombye kuba ari nyirabukwe, reka tuvuge gutyo bitewe n'uko Nyambo ari we muntu wamureze. Bari kuganira, Kiramani ibi bintu byamutunguye n'ibyo tugiye kuvuga. Ubundi nimba uri kunyumva ufite abana ukaba uri mu mujyi wa Kigali cyangwa uri hanze y'umujyi wa Kigali, ndagusabye nkinginga kuzafata abana bawe ukabajyana kugatembereza kugira ngo bamenye byinshi cyane, dore ko uyu mugabo atarazi icyo bita amateke, bitewe n'uko hano muri Kigali usanga abakire benshi cyane bafite indabyo z'ibikorano ziteye mu nzu iwabo, cyangwa indabyo zihingwa ziteye iwabo zigiye zimeze nka bimwe mu bihingwa cyangwa mu biribwa tugiye dufite. Nuko Kiramani we yabonye icyo ngicyo akagira ngo ni iteke ry'ururabo, nuko bahinga indabyo kandi namenye ko ari ikiryo ingandurarugo kandi akari ikiryo cy'ikinyarwanda. Iteke ni ryiza cyane murabizi, ntabwo tugiye kubivugaho byinshi kubera yuko aka kanya tutaje kwiga kurya no guteka, ahubwo twaje
kugira ngo tuvuge kuri ya termination de contract. Iyi kontara yavuye mu rukundo rukomeye cyane, kontara yavuye mu mubano ukomeye cyane. Ni nyuma yaho Fireman yari yabuze Nyambo, mwarabyiboneye byabaye byose kugira ngo Nyambo ave kwa Nsabi no kugira ngo asubire ku mugabo wiwe. Kugeza ubu ngubu kuba nta muntu wapfuye nabyo impamvu sinzi nimba mwarayimenya, ariko iyi mpamvu niyo tugiye kubabwira. Burya iyo umuntu ahinduka asiga byose inyuma, maze akagira ute agahinduka akaba uwo ashaka kubaho. Ni ngaho nguko Fireman rero yahereje akanga kuba yakurikirana Nyambo wa muri wa mushimuse cyangwa wari watumye aburirwa irengero, dore yuko ndi Nyambo yakimubwiza ukuri kose. Fireman yari kumwica, ariko icyabaye ni uko Nyambo urukundo akunda Nsabi rwo yigeze no kuba yamukunda, ntabwo rwatuma atuma hari ikibi cyaba ku muntu bigeze kuba bamenyana. Iki cyaro rero bari kukimaramo iminsi myinshi cyane kubera yuko baje kuba bari nko mu kavokansi, dore niko ariko twavuga. Ariko uko umukecuru we iyi mpamvu yatangiye kubaza icyo umugabo w'umukobwa we akora nuko ari impungenge. Reka mbabwire ibintu mweze mutazi. Iyo ugiye gusura umukobwa, ababyeyi be bakumenya kuri ikibandi cyangwa uri umwana mwiza bitewe n'ibivugire, niyo wakibamureka boho Imana ibakora ku maso bakabasha kumva. Niyo mpamvu uzumva kubajije byinshi cyane icyo ukora naho utaha n'umuryango wawe. Bityo rero niyo mpamvu iyo bimaze kugenda muri ubwo buryo rero usanga uri kwinyuranyuramo. Ariko uyu mukecuru yamubajije ikibazo, ariko atinya kukimubaza, agenda akibaza inshuti we nayo iramubeshya. Mu buzima bwacu twagiye duhura n'inshuti mbi cyane zagiye zitubeshya kandi zikanatubeshyera zigatanga amakuru yacu atariyo, ariko nyamara wakagombye gutanga amakuru ya nyayo, umuntu akakumbirwa uwo ari we ntafundirwe icyo ari cyo cyangwa icyo afite. Niyo mpamvu uyu mukobwa yabeshye kubera yuko azi ko uyu Fireman amugaburira cyane, hari amafaranga menshi cyane amukuraho maze akayakoresha ibyo bose basanzwe. Rero niyo mpamvu rero uyu Nyambo afite ubwoba bw'uko mama wiwe cyangwa nyirakuru yamenya ibibi byose Nyambo akorera cyangwa ibyo akorera mu bwihisho n'uno mugabo, kuko bazi ko ari Nyambo ari mu kazi kandi ntabwo bazi ko yashatse urugo, yashatse umugabo babana n'umugabo mu buryo butemewe n'amategeko ya leta ndetse n'amategeko y'Imana. Niyo mpamvu Nyambo yaragize ubwoba bw'uko uyu mushuti wiwe Jazira yaba yamubwiye amagambo cyangwa yamaze kumenya ibanga ryiwe ry'uko Nyambo abana n'umugabo, kandi barahavuye bavuga yuko Nyambo abagiye mu kazi. Ibyo ni tubitinze kandi twanibutse cyane icyo nshaka kuba twababwira aka kanya. Reba ko wakoze subscribe irimo turayikora ugikore kugira ngo dukomeze ikiganiro turi kubaka umuryango mugari wa sinema nyarwanda. Nubwo twabonye muri sinema nyarwanda hakiri ikibazo gikomeye cyane cy'ibihembo by'abantu bavunitse bakubotse ariko ntibabone ibibakwiriye. Ni ukuvuga ngo rero twirukanse tugende ku mukobwa ndetse n'umusore navuga Nsabi, umushoramari ukiri mutoya washinze resitora yo gutekera abayede n'abafundi yo ku mashansiye atandukanye, aho ibintu byose biri kugenda bica mu Nsabi agiye gukoresha imbaraga ze zose. Mu magambo ye yivugiye ati, iyo mu mutwe wanjye meze neza ntakiri kunyirukansa, ibintu byose nkoze mbikora neza cyane. Impamvu yarabivuze ubwo twaherukanaga mu gihe cyashize, yajyanye n'umukunzi we mu gitanda maze umukobwa ntiyahaga bitewe n'ibyo Nsabi yaramusazinze, ariko ubu ngubu akaba yirahiriye Nsabi ko yamuhagije nta kibazo gihari mu byo baba bamaze gukorana. Umukobwa yanezerewe cyane maze urukundo rwabo maze bita ruraryoha cyane. Aho Imana nyagasani iyo Nsabi akiza kongera gutusha gato bikaba gutya, yari kuba uwande ko agahinda kari kuzamwica katari kuzarangira. Umushoramari wacu muto, umubizinesimani wa hoteli, utuntu two twabyita kubera ko hoteli bamwe ibiryo na resitora ikabamo ibiryo, nta resitora nta na hoteli, byose bateka ibiryo kandi bikagira abakiriya batandukanye. Ntabwo tubizi nimba uru rukundo rw'aba ngaba narwo ruzabamo amafaranga, dore ko umukobwa yatangiye guca amarenga ko yigeze gukunda umuntu usa na Nsabi. Ntabwo tuzi impamvu yakoresheje iri jambo, ahari ashobora kuba hari ibyo yatekereje. Ese Nsabi we namara kumenya ko yakundanye n'undi mukobwa akaryamana n'undi mugabo, kandi Nsabi yaranze Nyambo bitewe n'uko yatekereje ko yaryamanye n'undi mugabo, bizacu iki? Ese aho ngaho nawe azahita amwanga? Icyo nicyo turi kwibaza, ariko igihari ntabwo tukizi, dore ko n'uno mukobwa na Nsabi atamwiyumvamo wese ntabwo tubizi. Burya nta muntu ujya wifuza ko yasangira n'abandi umugore
ni ikintu kizira cyane. Rero ntabwo tubizi bikunze bizagenda rimwe na rimwe ibintu bigenda gutyo bikaza bigacurika bitangira bigasubirama, ariko ejo tukabasha kuba twamenya. Umukobwa bita nawe afite ikibazo gikomeye cyane, natangiye mbibabwira ko ari ibintu bitatu cyangwa bibiri byatuma umuntu arwara mu nda w'igitsina gore. Icya mbere ni uko yaba yakuyemo inda, icya kabiri ni uko yaba ari mu kwezi, nimvuga ukwezi mureke mubyumva nk'abantu bakuru, icya gatatu ni uko yaba arwaye inzoka. Ariko iki cya gatatu tugisubiyeho byo biragoye, kubera yuko muri iki gihe twigishijwe gusukura amazi no guteka ibiryo bifite isuku no kuba ahantu heza, byagorana ko wasanga umuntu mukuru yaba arwaye inzoka zikamuzengereza kwa buriya rwego bigatuma atagenda. Hari ikindi kintu gishobora cyatuma uyu mukobwa yaba aribwa mu nda, nuko yaba yararyamanye n'umugabo akamutera inda, maze yamara gusama agashaka kuba yayikuramo, dore yuko n'umugabo umukobwa tumuzi ko acuruza umubiri wiwe, byakagombye kuba ari byo twabitekereza, ariko ntabwo tukwiye kubitekereza kubera ko tutari abaganga twamusuzumye. Ikindi ni uko yaba ari mu kwezi. Turabizi ko iteka ryose umuntu wese, igitsina gore cyose aho kiva kikageraho kimaze kuba icyangavu, gihita kigira igihe cyo kuba cyajya muri rege, kikaba cyajya mu kwezi. Hari ikindi kintu kimwe nashaka kuba twavuga cyatuma umuntu w'umugore aribwa mu nda. Ese wowe utekereza ko icyo kintu ni ikihe cyatuma umugore aribwa mu nda cyangwa umuntu aribwa mu nda? Ikintu ni kimwe gusa, ni amibe ifitanye isano n'inzoka. Inzoka na amibe biratandukanye, kubera yuko inzoka uko zikurya ntabwo ariko amibe iba imeze. Amibe ntabwo ivurwa ngo ikire burundu, ahubwo ngo uyihaye imiti irabanza igatuza nk'igihe kirekire cyane, dore yuko yo ituruka ku biryo bidatunganyije neza kubera ku masanga atumukije, ariko iyo ubikora byose hehe na amibe. Niyo mpamvu babwiye ngo n'umukobwa ashobora kuba afite ikibazo gikomeye cyane, ahubwo kinihishe adashaka ko abantu bamumenya cyangwa bakimenya kugira ngo akomeze yitsinde. Ariko umwaka wiwe nuko uwamubonye atakagombye kuba yamubonye, yabonywe na Mitutu bahanganye cyane, bahora bashwana buri munsi. Bivuze ngo Mitutu sinzi nimba mutabara, dore ko yaguye ku muhanda, cyangwa ataza kumutabara akamureka akamubwira ati kamo umusosi wa ndagara. Nababwiye ko tutakujya kuvuga ku rukundo rwa Mitutu ndetse n'umusaza bita Bigiyo bijya, kubera agatama katangiye kubahuza, dore yuko na Mitutu yipanze gutereta umukobwa wa Bigiyo bijya. Mu gihe yari kumuteta rero, Bigiyo bijya yaza amusangana yita afite inzoga ebyiri, maze amuhereza kamwe arakanywa, ariko Bigiyo bijya agenda avuga yuko azamukorera akandi kantu, niko ariko yiyamiraga gusa kubera yuko atashaka kumenya umwana, yiyamira ko ari kimwe n'umusore, bikaba byaba bibi. Ni nta nsozi ikiganiro ngari muze Kongomani gategeye nawangwa na bose, kurasaba usorebe kugira ngo utazakikwa n'ibindi biganiro by'utaha. Njye bakunda amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ni wowe ukwiye gukundwa. Tankubiye umuyaga ishobora kunyeganyeza icyo ijuru ryafunze, ndayijoro